Ese nawe uri mu bajya bumva yuko ibintu by'Imana bigoye kubibamo? Kumva gusenga buri munsi biragoye, gusoma ijambo ry'Imana birabowa, kujya gusenga biteye ubunebwe, nyine ukumva ibintu by'Imana biragoye. Dore ikintu nshaka kukubwira. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Ngo ndetse ibyo umwuka ashaka si byo kamere ishaka. Ngo ndetse ibyo kamere ishaka iby'umwuka si we ashaka. Iteka ryose aya majwi aba arimo kukubwira ngo ufite ubunebwe, aya majwi aba akubwira ngo aba aguca intege, aya majwi ntabwo aba aturutse ku Mana, aya majwi aba aya Satani. Satani yari agerageza gushuka imibiri yacu bene iyi ngiyi yo hanze, nyine ukumva ugize ubunebwe bwo gusoma Bibiliya, wajya gusoma ukumva ufite ibitotsi, wajya gusenga ukumva biranze, ariko ayo majwi ntabwo aba avuye ku Uwiteka, ayo majwi aba avuye kuri Satani. Ntabwo ushobora kubishobora mu gihe ukiri kuyoborwa na kamere yawe cyangwa se n'uyu mubiri wawe, bisaba ngo uyoborwe n'umwuka. Ubundi iyo ugaburiye umwuka, umubiri ucika intege, wagaburira umubiri, umwuka ugacika intege. Ikindi kandi abantu benshi batekereza ko ibintu babyikorera nyine mu mbaraga zabo bashobora kubigerageza bigakunda. Urugero nk'abantu basoma Bibiliya bikabavuna, bavuga ati ngiye kujya nsoma igice kimwe ku munsi, wenda nsoma saa moya na saa ngahe, nyine ukishyiraho schedule yawe. Aho ngaho ntabwo buri kwiringira kuri mwuka wera, aho ngaho burimo kwiyobora. Iyo uyoborwa na mwuka wera ntabwo ugendera ku masaha, uko umwuka akuyoboye ukumva urabishatse urabisoma, bikurimo bitakurimo urabisoma, kubera ko nyine uvuga ati ntabwo mbisomera kuko umubiri ubishaka, ahubwo ndabisoma kuko umwuka w'Imana ubishaka. Iteka ryose ikintu umwuka azifuza ntabwo umubiri uzaba ugishaka. Rero nujya no gusenga ukumva ucitse intege, uzaba ufite imitima ibiri. Umwuka azaba ari kukubwira ngo senga, umubiri uri kukubwira ngo oya wanabyihorera genda birebera agafilime. Rero nawe uzahitamo icyo uzumvira. Igihe cyose umubiri uzagutegeka gukora ikintu ndetse n'umwuka ukagutegeka gukora ikintu, ariko ukirengagiza umubiri wawe ukumvira icyo umwuka w'Imana agusaba gukora, nibwo uzashobora gukora ibyo kamere itararikira, nibwo uzashobora kubana n'Imana bikoreye, nibwo uzashobora kuba imbere y'Imana gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, bizarushaho kukurera. Ndakwifuriza kuyoborwa n'umwuka w'Imana kuko aribwo utazakora ibyo kamere irarikira. Shalom.